Noneho tugiye kubasobanurira amazina mwadusabye ko twabashakira ibisobanuro byayo muri komenti. Izina turaheraho ni Shanitah. Shanitah ni izina ry'umwana w'umukobwa kandi rikaba izina ridasanzwe, kandi nta gisobanuro kimwe cyemewe ku nkomoko yaryo, ariko umuntu bita Shanitah akunze kurangwa n'ubugwaneza ndetse no kugira urugwiro no gukunda abantu, kandi akunda kwita ku byo akora, kandi iyo afite intego aba ashaka kuyigeraho uko byamera kose. Izina rya kabiri ni izina Keonera. Keonera ni izina rigezweho ritanasanzwe rikoreshwa cyane, ariko ni izina ry'umukobwa, rikaba ari nta nkomoko yizewe ihari, ariko igisobanuro cyaryo ni amateka, niko ubusobanuro bwaryo rivuga. Gusa rishobora kuba ari izina ryaremwe mu buryo bugezweho rishingiye ku majwi n'imyandikire y'amazina, urugero wenda nka Keona cyangwa Kiera, hanyuma bakarihuza bakaryita Keonera. Keonera akunze guhuzwa n'umuntu ukunda umwihariko mu buzima bwe, kandi ufite icyizere ndetse udakunda kuba nk'abandi. Akunda ibintu bishya kandi ashobora kugira ubuhanga bwo guhanga ikintu gishya. Izina rya gatatu ni Rowan. Rowan ni izina rishobora guhabwa umuhungu cyangwa umukobwa, ariko rikoreshwa cyane nk'izina ry'umuhungu. Iri zina rifite inkomoko zitandukanye. Mu mico imwe rifitanye isano n'izina Rowan, rikaba rihuzwa n'igiti cya Rowan mu Cyongereza, kandi Rowan rishobora gusobanura ibara ry'ifarashi rivanzemo amabara. Rowan akunze guhuzwa n'umuntu utuje, ukunda ubwisanzure kandi ufite umwimerere. Rowan akunda kwiga ibintu bishya kandi ntakunda guhatirwa gukora ibintu atemera. Izina rya kane ni Emerance. Emerance ni izina ry'umwana w'umukobwa, rikaba izina ridasanzwe ndetse risa n'amazina y'i Burayi nka Emerencia. Inkomoko yaryo ifitanye isano n'amazina ya kera yo mu Kilatini ajyanye n'igitekerezo cyo gutsinda cyangwa kugira agaciro. Emerance akunze kurangwa no kwihangana ndetse no kugira intego no gukomera ku byo yemera. Akunda kandi gukora ibintu neza ndetse ntiyoroherwa no kuva ku kintu atarakirangiza. Izina rya gatanu ni Tona. Tona ni izina rishobora gukoreshwa ku mukobwa cyangwa ku muhungu bitewe n'umuco w'igihugu. Ni izina rifite inkomoko nyinshi, kandi ibisobanuro byaryo biratandukanye bitewe n'ururimi. Mu bihugu bimwe rishobora kuba impine y'andi mazina maremare. Tona akunze guhuzwa n'umuntu ugira urugwiro ndetse ukunda ubusabane kandi ushaka kubana neza n'abandi. Ikirenzeho akunda amahoro kandi ashobora kuba umuntu wita cyane ku muryango we. Izina rya gatandatu ni Viera. Viera ni izina ry'umwana w'umukobwa. Ni izina rigezweho ndetse ridasanzwe, kandi rikunze guhuzwa n'amazina y'i Burayi nka Vera. Rifite igitekerezo cy'ukuri cyangwa ukwizerwa. Viera akunze kurangwa no kwigirira icyizere, kugira umutima ukomeye no gukunda ibintu byiza. Akunda kandi kuba umuntu wizewe ndetse ntiyishimira ubuhemu. Izina rya karindwi ni Mirane. Mirane ni izina rishobora kuba iry'umuhungu cyangwa iry'umukobwa, ariko mu bihugu byinshi rikoreshwa cyane ku bahungu. Ni izina rifite inkomoko mu ndimi z'Abasilave, rikomoka ku ijambo rifitanye isano na Mira
risobanura ukundwa cyangwa umugwaneza cyangwa ufite ineza. Mirani akunze kurangwa n'ubugwaneza, kugira urugwiro no gukunda kubana neza n'abandi, ndetse akunda amahoro kandi ashobora no kuba umuntu wita ku bantu bamukikije. Izina rya munani ni Koheni. Koheni ni izina ry'umwana w'umuhungu, ni izina rifite inkomoko mu Giheburayo. Koheni risobanura umupadiri cyangwa umukozi w'idini. Ni izina rifite amateka akomeye mu muco w'Abayahudi. Koheni akunze guhuzwa n'umuntu ukunda gutuza ndetse no kugira inshingano no kwita ku bandi. Akunda kumenya impamvu y'ikintu mbere yo kucyemera. Izina rya 9 ni Anayeli. Anayeli ni izina rikoreshwa cyane ku muhungu, nubwo rishobora no gukoreshwa ku bakobwa mu bihugu bimwe na bimwe. Ni izina rigezweho rifite isura y'amazina y'Igifaransa ndetse n'Igiheburayo, kandi rikunzwe guhuzwa n'igisobanuro cy'ubuntu cyangwa impuhwe z'Imana. Anayeli akunze kurangwa no kugira umutima woroshye, impuhwe no gukunda gufasha abandi. Akunda amahoro kandi ashobora kuba umuntu utekereza cyane mbere yo gufata icyemezo. Izina rya 10 ni Didiyane. Didiyane ni izina ry'umwana w'umukobwa. Ni izina ridasanzwe rifitanye isano n'amazina nka Diane. Rikomoka ku izina ry'Ikilatini ryitwa Diana, rifitanye isano n'ubwiza ndetse na kamere n'imana y'ukwezi mu myemerere ya kera y'Abaroma. Didiyane akunze kurangwa no kwigirira icyizere no gukunda ubwiza no kugira umutima ukunda ubwisanzure, ndetse akunda kugira intego kandi ntakunda gucika intege. Izina rya 11 ni Kayiri. Kayiri ni izina ry'umwana w'umuhungu, nubwo rimwe na rimwe rihabwa n'abakobwa. Ni izina rikomoka muri Scotland, rifitanye isano n'ijambo ryakoreshwaga mu mukono muto w'amazi cyangwa ahantu hafunganye hagati y'inyanja. Kayiri akunze kurangwa no gutuza, kugira ubwenge no gukunda ubwisanzure. Akunda kandi gukora ibintu mu buryo bwe, kandi iyo afite intego aba adakunda kuyivaho. Ni irihe zina wowe wumva twasasobanuraho ubutaha? Ryandike muri komenti tuzarivugeho ubutaha. Niba utarakora subscribe kandi uyikore, ndetse ukore share na like, maze dukomeze tubana.